mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu muri miliyaho 8 z'abantu batuye isi umuntu umwe wenyine uyu umwe rukumbi niwe waciye agahigo ko kuzuza miliyaridi 1,000 z'amadolari. Ni Elon Musk, umunyamerika wavukiye muri Afurika y'Epfo. Muri uko kwezi abantu nibura bari batunze miliyaridi 1 y'amadolari ku isi bari 2,700. Hadashize iminsi Elon Musk nawe yasubiye muri iki kiciro kubera ko imigabane yatumye aca ku gahigo yahise isubira hasi. Ushyize ku ijanisha abantu batunze miliyaridi nibura 1 y'amadolari ku isi ni 0,00004 kw'ijana by'abantu bose batuye isi. Mu gihe nibura batunze miliyoni 1 y'amadolari ku isi ari 1.5 kw'ijana by'abatuye isi yose. Abandi twese dusigaye tubarizwa mu byiciro byo hasi. Ntabwo nzi icyo isi utekereza nyuma yo kumva iyi mibare, ariko birashoboka cyane ko isi utekereza icyiciro ubarizwamo, ugatekereza uburyo utari mu cyiciro cy'abakire, ugatekereza impamvu zishobora kuba zarabiteye zirimo kuba wowe uri umunebwe kubera ko abatunze za miliyaridi na za miliyoni bavukiye amezi 9 nkawe, bafite ibice by'umubiri bingana n'ibyawe, ariko bo bari hariya nawe uri hano. Hari undi ushobora kuba atabitekerejeho cyane ntanabiha agaciro gakomeye, ati bavutse neza, bagize amahirwe ntakwiye kwishinga. Ibyo mwembi mushobora kuba mutekereje nibyo, barakoze cyane rwose ngo ibyo batunze babigereho, kandi bagize amahirwe ngo ibyo batunze babigereho. Ariko se wowe bimeze bite? Uyu munsi ibiganiro bigezweho hirya no hino ku isi ni ibyigisha abantu gushaka amafaranga, uko bakwikura mu bukene, uko batera imbere, bikavuga ku mitekerereze n'imikorere y'abakire. Biranashoboka cyane ko umuntu utari umukire ari gushishikariza abandi kuba abakire, ari ubwira abantu uburyo gukira bisaba kutaryama, ko ndetse ugize amahirwe nawe ukagira imyitwarire nk'iyabo byanze bikunze waba umwe muri bo. Ariko se wabifata ute hagize uza akakubwira ko ibyo byose ari ukwibeshya, ko kwitwara nk'abakire cyangwa se gutekereza nkabo atari byo bikugira umwe muri bo? Kubera ko muri bya bihumbi by'abaherwe twavugagaho mu kanya, bose ntabwo batekereza kimwe. Buri umwe atekereza ukwe, n'inzira yo gukira yanyuzemo ntabwo ihuye n'iyundi. None uzitwara nk'abakire bangahe kugira ngo ubone kuba umwe muri bo? Uburyo ukoreshamo amafaranga yawe, uburyo yashakishamo n'uburyo bwawe bwihariye, nta wundi muntu ushobora kukwigana ngo abishobore. Abantu bakoresha amafaranga mu buryo butangaje, bamwe bashobora kubirebera ku ruhande bagakeka ko wasaze, ariko uburyo yakoreshamo nibwo bwawe. Nta wakumva ko yakoresha uko akwiriye gukoreshwa atari wowe, kubera ko ntabwo afite ububasha bwo kureba mu bwonko bwawe, kwishyira mu mwanya nk'uwawe n'ibindi. Ntabwo kubaho nk'ukundi muntu abayeho bikugira uwo muntu, ahubwo birangira ubuze intama n'ibyuma, ukabura kuba wowe ubwawe, ntunabe ushaka kuba we wundi. Kuri iyi si hariho wowe umwe wenyine ukora ibintu nk'uko ubikora. Kubera iki tuzanye iyi ngingo? Nicyo kibazo ufite? Reka tubirambure. Uvuga ko ubuzima bwawe bugoye, ariko tekereza umuntu wavuye mu gihugu cye akajya mu gihugu cy'amahanga, aho adafite umuvandimwe, ntagire inshuti cyangwa se umubyeyi, aho atumva ntanavuge ururimi rwaho, ntamenye aho bategera imodoka cyangwa se aho yabariza agize ikibazo, kandi ugategetswe kubaho gutera imbere ari nakawe yasize aho avuka muhanze amaso. Ngusobanura uburyo abanyamafaranga batekereza utarasomye cyangwa se utarumvise ku gitabo cyitwa The Psychology of Money cyanditswe na Morgan Housel, by'umwihariko chapitre ya mbere yise No One is Crazy, nta n'umwe muri twe wasaze. Ni igice gikubiyemo uburyo abantu bahora ku nkeke zo gutunga amafaranga, bakishinja amakosa abaho n'atabaho iyo byabagendekeye uko batabishakaga, bibwira ko hari uruhare rukomeye babigizemo. Ukuri kwa Morgan Housel, uko byagenze biba ari uko, igisigaye ni ukwakira ko uko byari bimeze, ntacyo wari gukora ngo bihindure. Iyi si ituwe n'abantu miliyaridi 8 kugera ubu, bakuriye mu bihugu bitandukanye, bifite imico itandukanye, bifite ubukungu butandukanye, bize amashuri atandukanye, iwabo mu rugo bari bafite imibereho itandukanye, bagiye mu kazi gatandukanye, batekereza mu buryo butandukanye. Abo bantu ntibashobora gukora ibintu kimwe, ntibashobora kugera ku musaruro umeze kimwe. Uburyo tubonamo amafaranga nuko tuyakoresha bishingira kuri urwo ruhurirane rw'ibintu bituzengurutse, bidashobora kumvwa n'undi uwo ari we wese utabirimo uretse wowe nyirabyo. Ushobora kubona ikintu ukumva ko ntacyo kivuze, nyamara aricyo cy'ingenzi cyane kuri jye. Umuntu wakuriye mu buzima bw'ubukene, uburyo bwo gufata imyanzuro no kwiyemeza butandukanye n'ubw'umwana wakuriye mu muryango ukize. Umuntu wakuriye mu buzima bugoye, ibiciro ku masoko bihenze cyane, ntabwo ameze kimwe n'uwavutse mu gihe cyiza, nta ntambara zihari haba mu gihugu cye
nta n'iza Ukraine cyangwa se Iran cyangwa na za COVID-19 yumva. Umuntu wacuruje agahomba, ntabwo imikorere n'imitekerereze ye iyo bigeze ku mafaranga yamera nk'iy'uwashoye agatera imbere bitamugoye. Ntabwo umwana wakuze afite ababyeyi bombi yakumva ingorane zo kubaho utabafite nk'uwakuze ari imfubyi. Twese dushobora kuba turi ahantu hamwe, ariko ubuzima twanyuzemo butandukanye, kandi ubwo bunararibonye bw'ubuzima twabayemo nibwo bugira ingaruka ku myanzuro dufata, haba mu buzima busanzwe ndetse no ku mafaranga. Tugarutse kuri Morgan Housel mu gitabo cye, avuga ko buri muntu wese afite icyo azi ku mafaranga n'imikoreshereze yayo by'ingirakamaro bitandukanye n'ibya mugenzi we. Ubwo buzima wita ko budashinga wabayemo ufite isomo bwagusigiye ko gushaka amafaranga ndetse no kuyakoresha bitandukanye n'undi utarabaye mu buzima nk'ubwawe. Kandi amahirwe menshi ni uko nta wundi wabayeho ubuzima nk'ubwawe uretse wowe. Imyanzuro ufata mu buzima bwawe, intego wiha, imyemerere ugira, byose bishingira ku buzima wabayemo, ku buryo nta wakabaye akubwira ko ibyawe atari byo, kubera ko ntabwo mwabaye mu buzima bumwe. Niko Morgan Housel avuga muri iki gitabo. Avuga ko nta muntu n'umwe uzi uko amafaranga akora muri iyi si kurusha undi, kubera ko buri wese amenya ibye. Atanga urugero rw'uko umuntu wese ubumenyi afite ku mikorere n'imikoreshereze y'amafaranga ari 0.0000001%. Niyo mpamvu ushobora guhuriza hamwe abahanga mu kintu runaka, babandi buri wese yemera ngo bakugira inama, bikarangira badahurije ku mwanzuro umwe. Ufasha abantu twahereyeho tuvuga batunze za miliyari z'amadolari, ukabahuriza hamwe, ukabasaba kukugira inama y'icyo washoramo amafaranga ngo kiguteze imbere, buri umwe yakubwira ibye. Ndetse bashobora no kujya impaka, umwe akereka mugenzi we uburyo ibyo yakugiriyemo inama bishobora kuguhombya. Ntabwo ari uko batazi ubwenge, si nuko ibyo bakubwira atari byo, ariko buri wese yaba ashingira ku marangamutima ajyanye n'ubuzima yabayemo cyangwa se ubwabayemo. Mu myaka y'1930 ku isi habayeho gusubira inyuma k'ubukungu, ibyiswe Great Depression. Mu bihugu byinshi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiciro byarazamutse, abantu batakaza akazi, leta zibura amafaranga yo gukoresha. Benshi mu banyamerika babayeho icyo gihe bagezweho n'uburibwe bw'iryo subira inyuma ry'ubukungu. Utarabuze akazi yajyaga ku isoko agasanga ibiciro byarazamutse cyane, gutyo. Igitangaje ariko, ntabwo ingaruka z'iryo hungabana ry'ubukungu zageze ku baturage bose kimwe. Mu gihe bamwe babaga barira, hari ababaga baseka. Mu myaka y'1960, ubwo John Fitzgerald Kennedy yiyamamarizaga kuba perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamubajije icyo yibuka kuri iryo hungabana ry'ubukungu ryayogoje isi yose mu 1930, rimwe ryatumye abantu babura akazi, ibiciro ku masoko bigatumbagira. Maze Kennedy arabasubiza ati nta kintu nibuka kidasanzwe cy'iryo hungabana ry'ubukungu. Ati umuryango wanjye wari umwe mu miryango ikize, ndetse muri icyo gihe twebwe nibwo umutungo wacu wiyongereye cyane. Ati twari dufite inzu nini cyane, twagiraga abakozi benshi mu rugo, twakomeje gutembera hirya no hino ku isi. Ati icyo nibuka wenda ni uko papa hari abandi bantu yahaye akazi ko gukora isuku mu rugo, akavuga ko yabazanye kugira ngo babone icyo bakora, maze babone ikibatunga. Ati ibyinshi muri iryo hungabana ry'ubukungu nabisomye ngeze muri kaminuza ya Harvard. Uku kugaragaza ko ntacyo azi ku ihungabana ry'ubukungu byakoze kuri miliyoni nyinshi z'abanyamerika, byari bimukozeho. Habuze gato ngo atsindwe amatora, yatabawe n'ubunararibonye yari afite yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi natwe dushobora kubyumva cyane. COVID-19 yahombeje abantu benshi. Hari ababuze akazi, hari abo bizinesi zabo zahombye. Uyu munsi ubukungu bwabo bushobora kutazongera kugera ku muvuduko bwariho mbere ya COVID-19. Hari n'abandi bakize kubera COVID-19. Ibi icyo byerekana ni uko ibihe urimo kunyuramo ari wowe wenyine urimo kubinyuramo. Buri wese aba afite ibye, ariko ntabwo bihura. Mu gihe hari abavuga ko ibiciro byiyongereye ku masoko uyu munsi kubera intambara muri Ukraine, hari umuntu uri ahantu runaka utazi ko niyo ntambara irimo kuba, cyangwa se akaba azi ko irimo kuba ariko atazi ko yatugizeho ingaruka. Ushobora gusoma ibitabo byinshi ku ngaruka icyorezo cya COVID-19 cyagize ku batuye isi, ariko ntabwo bishoboka na rimwe ko wabyumva neza nk'uwabibayemo. Ushobora gusanga hari uwo COVID-19 yigishije kwizigamira atarajyaga bikora, kubera ko abizi neza ko hari igihe bishobora kuzagera akazi n'ibindi wari ufite bigahagarara mu kanya gato cyane. Ubwo bwoba ntabwo wabusangiza umuntu utarabibayemo. Kugira amakuru ku kintu no kuba mu kintu ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi ibyo byose bigira uruhare mu myanzuro ufata, haba iyo gushaka amafaranga ndetse no kuyakoresha. Umwanditsi Morgan Housel aragira ati twese dutekereza ko dusobanukiwe n'uko isi ikora, nyamara twese icyo tuyiziho ni agatonyanga mu nyanja k'ibiberamo. Umushoramari Michael Batnick we yigeze kuvuga ati hari amasomo menshi bisaba kubanza kuyabamo kugira ngo yasobanukirwe.
hari isesengura ryakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ry'uburyo mu myaka 50 yari ishize abantu batandukanye bagiye bafata ibyemezo byo gushora imari mu bintu binyuranye ndetse n'uburyo amafaranga yabo bagiye bayakoresha. Hibanzwe ku banyamerika kubera ko nicyo cyiciro cyakoreweho ubwo bushakashatsi. Ubusanzwe mu ishuri batwigisha ko umuntu yakabaye afata imyanzuro runaka y'uko akoresha amafaranga ye agendeye kuri gahunda yateguye mbere n'amahirwe y'ishoramari ahari muri icyo gihe. Ubu niba ufite amafaranga yo gukora umushinga runaka, mu bitabo by'ishuri bakubwira ko wakabaye ubanza kumenya icyo ushaka kugeraho, hanyuma ukagihuza na bizinesi zigezweho muri icyo gihe kandi zunguka, ubundi ugashora. Abasesenguzi bo muri Amerika bo batunguwe no gusanga mu myaka 50 yari ishize uhereye mu 2006 uko kuri ko mu bitabo n'abagiye bagukurikiza mu gukoresha amafaranga yabo. Abashoramari benshi bafata ibyemezo n'imyanzuro runaka bagendeye ku bunararibonye bw'ubuzima babaye icyo gihe, cyane cyane ubuzima bw'ibyo babayemo bakiri bato. Nk'abakuze ubwo ibiciro ku masoko byari bihanitse cyane, usanga baririndaga gushora amafaranga yabo ku isoko ry'imari n'imigabane ugereranyije n'ubwitabire bwabagaho ku bavutse mu gihe ibiciro byari biri hasi. Ufashe nk'urugero rwo mu Rwanda, uyu munsi umuntu ushaka gushinga akabari abanza kubitekerezaho kabiri cyangwa se gatatu kurusha uko byari bimeze mu myaka 10 ishize. Impamvu nuko ushaka kugashinga uyu munsi abihuza n'ubukangurambaga bwa leta bwo kugaragaza ububi bw'inzoga ndetse no kunywa nke. Abihuza kandi nuko ibisabwa utubari uyu munsi ari byinshi ugereranyije n'ibyo utubari twasabwaga mu myaka 10 ishize. Uwashinze akabari mu 2016 afite ibyo yashingiyeho bijyanye n'ubuzima bwari buhari icyo gihe. Ugashinga uyu munsi nawe afite icyo ashingiraho kandi cyumvikana bitewe n'ibiriho. Buri wese rero afata imyanzuro ashingiye ku bunararibonye bwabo buzwi na buri wese ndetse n'ubuzwi nawe wenyine imbere muri we. Kuko hari ubuzima tubaho hanze abandi bazi, hari n'ubuzima buturimo imbere abandi batazi. 2019 ikinyamakuru Financial Times cyaganiriye n'umushoramari w'umunyamerika Bill Gross. Bamubajije niba atekereza ko yari kuba umuherwe iyo aza kuvuka imyaka 10 mbere y'igihe yavukiye. Gross yarasubije ko byari kugorana ko aba umuherwe iyo aza kuvuka mbere cyangwa se nyuma y'igihe yavukiye. Mu gihe Gross yakuriyemo, isoko ry'imari n'imigabane ryarumbukaga cyane. Ibiciro ku masoko byari bimeze neza kandi byamaze igihe kirekire. Iryo soko ry'imari n'imigabane niryo ryamugize uwari uyu munsi. Yaza kuba yaravutse muri cya gihe ubukungu ku isi bwari bwifashe nabi, birashoboka ko yari bubenya kabyizi n'abandi banyamerika bose. Igihe wavukiye kigira uruhare mu kugena amahirwe y'ubuzima uhura nayo, uburyo witwara kuri ayo mahirwe wahuye nayo n'ibindi. Uyu munsi birashoboka ko hari umugore ubayeho ubuzima runaka atishimiye cyangwa se abandi babona ko budashimishije kubera ko mu gihe yakuraga abana b'abakobwa ntabwo bahabwaga amahirwe yo kwiga nk'abahungu. Hari umugabo uragiye nk'ahantu runaka nazo zitarize, atari uko ariyo mahitamo yakuranye, ahubwo kubera ko yisanze amashuri ari make mu gihe yakuraga kandi wenda nta politike yo guteza imbere uburezi kuri bose yariho icyo gihe, bityo abajyaga mu mashuri bakaba bake. Hari n'abahuye n'ibihe u Rwanda rwari rurimo ivangura, aho kwiga byafatwaga nk'amahirwe ahabwa bamwe abandi bakayimna. Ubuzima umuntu abayemo uyu munsi ntabwo ari uko ari ubuswa bwe cyangwa se ubunebwe bwo kudakora cyane, nuko yavutse mu gihe byari bimeze bityo nyine. Ubwo hari n'abagize amahirwe icyo gihe bitewe n'ibyari bihari, bo babasha kugera kure kubera nyine ibihe bakuriyemo. Mu myaka yashize ikinyamakuru The New York Times cyanditse inkuru yavugaga uburyo ikigo cy'ikoranabuhanga cyo muri Taiwan cyitwa Foxconn gikoresha nabi abakozi bagakora amasaha menshi kandi bagahabwa amafaranga make. Munsi y'inkuru aho abantu batangiye ibitekerezo, haje umuntu wo mu muryango umwe mu bagore bakora muri urwo ruganda yandika amagambo agira ati mfite mama wacu ukora muri urwo ruganda arumazemo igihe. Yego ni akazi gakomeye cyane, bahabwa umushahara muke ndetse n'imikorere ntabwo ari myiza, atari ko se muziki wa mama wacu yakoraga mbere yo kubona ako kazi yaricuruzaga. Ati kuri jye kuba akoreshwa amasaha menshi kandi agahabwa umushahara muto ni iterambere kuri we, aho gusubira mu buzima bw'uburaya yahozemo aryamana n'abagabo batabarika n'ubundi agatahana ubusa. Ibi ni ikimenyetso cy'uko buri wese atekereza akanafata imyanzuro y'uburyo ashaka, akanakoresha amafaranga ye bitewe n'ubuzima yakuriyemo. Umunyamerika wakuze bamuhemba amadolari 30 ku isaha, kumva ko mu Rwanda umuntu ashobora gukorera amadolari 2 ku munsi wose yumva bitabaho. Ntabwo abanza gutekereza ku buzima bw'Abanyarwanda, ntabwo abanza gutekereza icyo 2,000 bisobanuye kuri bo, icyo bishobora kugura n'icyo bivuze kuko utayabona. Nawe kandi ntiwamurenganya, yakuriye mu gihugu aho ukoreye ari munsi yayo afatwa nk'utishoboye, kandi koko abatishoboye kuko nta bintu byinshi agura. Agiye mu iduka afite amadolari 2 ashobora kuvamo ntacyo ahashye.
abo bantu babiri bakuriye mu buzima butandukanye, imyanzuro bazafata izaba itandukanye ku mikoreshereze y'amafaranga yabo, kandi umwe niyitegereza imyanzuro mugenzi we yafashe ashobora kuzibwira ko itari mu ubwenge. Nyamara siko bimeze, buri wese afata imyanzuro ishingiye ku bunararibonye bw'ubuzima yabayemo. Umwanzuro umuntu wese afashe ku mafaranga ye aba ari wo muri ako kanya ufashe. Ni umwanzuro aba afashe ashingiye ku makuru afite cyangwa se adafite. Ni umwanzuro uba ushingiye ku mitekerereze y'ubwonko bwe ako kanya. Ashobora kuwufata agendeye ku makuru atariyo, nibyo rwose, ariko ibyo bihuha nibyo afite muri ako kanya. Ntabwo wamurenganyiriza ko yabwiwe ibihuha azi ko ari ukuri. Abantu benshi bakunze guterwa impungenge n'abantu bakina urusindi cyangwa se ibyo gutega, betting. Abahanga bagaragaza ingaruka zarwo ku buzima n'imyitwarire cyangwa se imikoreshereze yabo y'amafaranga, nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Morgan Housel wanditse igitabo Psychology of Money atuye. Benshi mu bakina urusindi cyangwa se ibyo kubetinga ni abafite amikoro aciriritse cyane. Buri mwaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugo rumwe rutishoboye rutakaza amadolari 412 ku mwaka agendeye kuri iyo mikino y'amahirwe. Ni inshuro enye z'amadolari atakazwa kuri iyi mikino n'ingo zifite amikoro igiye hejuru. Igitangaje ariko, indi mibare igaragaza ko nibura 40% by'abaturage ba Amerika ubatunguye ukabasaba amadolari 400 cyangwa se bagize akabazo k'amadolari 400 gusa utayabasangana, byabasaba kuguza cyangwa se kwitabaza inshuti n'abavandimwe. Kandi abo ngabo barimo bamwe batakaza amadolari nibura 412 ku mwaka mu mikino y'amahirwe. Ubyumvise gusa wabaseka, wabita abasazi. Uburyo umuntu ashobora kujya mu mikino y'amahirwe akayitakazamo amafaranga angana atyo, nyamara atabasha kwitabara aramutse atewe n'ikibazo cy'amadolari 400. Impamvu udashobora kumva igituma umuntu atakaza amafaranga angana gutyo mu rusimbi kandi abizi neza ko mu rugo hari ibikenewe, ni uko utari uwo muntu kandi udashobora no kujya mu myumvire ye n'ubuzima abayemo ngo wisanishe nawe. Kugira ngo ubyumve neza, ni uko ubanza ukabaho ubuzima nk'ubwe, aho abayeho ubuzima bwa nyakabyizi, nta na rimwe ibitunga urugo rwe arabibona bihagije. Iyo ari uyu munsi ntabazi ko aza kurya mu ijoro. Wenda wowe wagize amahirwe yo kwiga no guhugurwa ku bijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga, wowe ayo mahirwe ntiyayabonye. Gusa abyuka atekereza ko aguze pari imwe ya betting ashobora kwisanga mu banyamahirwe bake cyane mu gihugu bashobora gutsindira ayo mafaranga. Birashoboka cyane ko hari abo aba yarabonye batombora amafaranga, nubwo ari bake ariko yarabibonye. We aba arimo gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yagera ku nzozi ze. Ni abantu bake cyane bafata imyanzuro ijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga yabo babanje kwandika ibisohoka n'ibyinjira, babanje kwandika amahirwe n'ibyago, inyungu ndetse n'igihombo nk'uko babitwigishije mu mashuri. Abantu barabyuka mu gitondo, baba barimo kuganira n'inshuti zabo, bakava bamaze gufata umwanzuro w'icyo bazashoramo amafaranga. Hari abafata imyanzuro yo gusezera akazi bari basanzwe barimo bitewe n'ibyo bahuriyemo nabyo uwo munsi cyangwa se amakuru yandi babonye. Morgan Housel avuga ko iyo bigeze ku mafaranga dukora ibintu bitangaje, kubera ko uyu mukino w'amafaranga muri wo twese tuba turi bashya. Icyo ukeka ko ari ubusazi kuri wowe gishobora kuba aricyo kiza kuri jye. Icyo tutazi ni uko muri twe, yaba jye cyangwa wowe, nta kibazo dufite. Icyabaye ni uko imyanzuro twafashe ishingiye ku bunararibonye bwacu butandukanye. Morgan Housel kandi avuga ko muri iyi nzira y'ubuzima tubamo bugira ingaruka ku myanzuro dufatira amafaranga, hazamo n'amahirwe n'umwaku. Muri iki gitabo atanga urugero rw'umuherwe Bill Gates. Bill Gates yize ku ishuri rya Lakeside School, rimwe mu mashuri make yari afite mudasobwa muri ibyo bihe. Ubwo yari afite imyaka 13 kuri iryo shuri yahuriye n'undi mwana witwaga Paul Allen. Bombi batangazwaga na mudasobwa, dore ko nubwo yari hari ku ishuri ntabwo yigishwaga nk'isomo. Ni ikintu wajyagamo ubishatse nyuma y'andi masomo. Bill Gates na Paul Allen biyandikishije muri iyo porogaramu yo kwiga mudasobwa, bakayijyamo nyuma y'amasomo mu mpera z'icyumweru cyangwa se mu gihe cyo gukina. Naho bakuye ubumenyi kuri mudasobwa. Mu biganiro bajyaga bagira icyo gihe ngo babwiranaga ku cyo bakora kugira ngo bazagire amafaranga, cyane cyane iyo basomaga ibinyamakuru byandikaga ku bukungu nka Fortune cyangwa se Forbes magazine. Muri icyo gihe Bill Gates na Paul Allen bigaga mu mashuri yisumbuye. Imibare ya Loni yagaragazaga ko ku isi hose hari abana bari muri iyo myaka nk'iya Bill Gates bagera kuri 330,000. Muri abo bana 18,000,000 babaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abarenga 100,000 bari batuye muri Seattle muri Washington. Muri ibyo 100,000 abana 300 gusa no bigaga kuri Lakeside School, rya shuri ryabagamo mudasobwa. Gates yigeze kuvuga ko iyo ataza kugira ayo mahirwe yo kwiga muri Lakeside, ubukire yagezeho n'ikigo yashinze cya Microsoft ntabwo ryajyaga kubaho. Yavuze ko iterambere yagezeho ryahereye muri iryo shuri.
iyo ababyeyi be baza kumujyana mu rindi shuri ntabwo yari kuba uwari uyu munsi. Iyo agera kuri iryo shuri ntasange mudasobwa byose byari kuba kimwe kubera ko yari kujya mu bindi bitari byamugize uwo ari we. Ni itsinda ry'abanyeshuri bagendanaga na Bill Gates hamwe na Paul Allen. Hari undi witwaga Kent Evans. Ni umwe mu bana Bill Gates avuga ko bari abahanga cyane mu ishuri. Bombi iyo amasomo yarangiraga bajyaga kwiga mudasobwa. Ubumenyi Bill Gates yarayifiteho kimwe na Paul Allen ni nabwo Kent yarayifiteho. Abo bana uko ari batatu bigeze guhabwa umukoro n'ikigo wo kubaka porogaramu ya mudasobwa barayikorera kunda. Gates abivugaho ati twari dufite gahunda yo gukomeza gukorana. Ati nizera ko na kaminuza twari kujya kuyiga hamwe. Kent yari kumwe mu bashinze Microsoft. Ubu nawe aba ari umuherwe. Ntabwo byakunze kubera ko Kent yitabye Imana habura igihe gito ngo barangize amashuri abanza. Yishwe n'impanuka ubwo yari yagiye muri siporo yo kuzamuka imisozi. Muri Amerika impfu nk'izo ntabwo zisanzwe. Mu mwaka hashobora kuba zitarenze 30. Ibyago byo gupfa no kuzamuka imisozi muri Amerika ibyitwa hiking biboneka ku muntu umwe muri miliyoni z'abantu. Nk'uko amahirwe yo kwiga kuri Lakeside icyo gihe yahiriye Bill Gates muri miliyoni 18 z'abana bari mu kigero kimwe muri Amerika, ni nako ibyago ubusanzwe biboneka kuri umwe muri za miliyoni byagwiriye Kent Evans akiri ingimbi bikitambika inzozi ze zo kuba umuherwe nk'uko byagenze kuri bagenzi be. Morgan Housel mu gitabo Psychology of Money avuga ko amahirwe n'umwaku ari impanga, bikaba imbaraga zitaboneshwa amaso zigendana n'imikorere ndetse n'imitekerereze byacu. Ati amahirwe n'umwaku ni impanga byombi ni ukuri gutuma ibyo tugezeho mu buzima ahanini ari byo kiyobyabwenge ku rugero runini kurusha imbaraga zacu bwite. Hari ibintu byinshi udafiteho ububasha bishobora kugena icyerekezo cy'ubuzima bwawe udafiteho ububasha. Ku mahirwe yahuye nayo haba hari undi nkawe mwunga n'ubushobozi cyangwa se unabukusha we byagenze nabi kandi atari yo mahitamo ye. Nk'uko nawe kwisanga aho uhagaze aka kanya atari amahitamo yawe, usubije amaso inyuma wasanga hari izindi mbaraga z'amahirwe cyangwa se umwaku zatumye wisanga aho uri. Umuhanga mu by'ubukungu Robert Shiller wanatwaye igihembo cyitiriwe Nobel bigeze kumubaza ibanga yasangiza abandi ryatuma ushora imari ahantu kunguka, asubiza ko guhirwa mu bucuruzi ahanini bituruka ku mahirwe. Morgan Housel avuga ko abantu benshi birinda kuvuga ko amahirwe n'umwaku bigira uruhare mu myanzuro ufata cyangwa se ibyo ugeraho mu buzima kubera ko kubivuga bisa nko gusuzugura cyangwa se guca intege abandi. Impamvu nuko udashobora kubara ingano y'amahirwe cyangwa se umwaku byatumye umuntu yumbuka cyangwa se ahomba. Ariko kuba tutabasha kubibara si uko bitabaho. Ntabwo intego ari ukubwira abantu ko badakwiriye gukora cyangwa se badakwiriye gukoresha ubwenge bwabo mu myanzuro runaka cyane cyane ibijyanye n'imikoreshereze y'amafaranga. Ariko imyanzuro dufata ibishingiye ku bintu byinshi birenze ibyo abandi bashobora kubonesha amaso, ku kigero udakwiriye gucika intege ko ibyo bagezeho wowe utabigeraho ukavuga ko ari ukubera ubunebwe cyangwa se koko baramaze kubigeraho wowe utazabigeraho. Igihe cyose ugihumeka inzira urimo ishobora kukugeza ku cyo wifuza kugeraho bishyigikiwe n'amahirwe ushobora guhuriramo nayo, nk'uko n'umwaku ushobora guhurira muri iyo nzira. Ibyo utekereza kugeraho byose ntubigereho, byose birashoboka. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje.